Ukwezi kwa 11 niko mu mezi ya kinyarwanda twita Ugushyingo. Ukwezi k'Ugushyingo rero niko tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitandukanye biranga abantu bavutse mu Gushyingo cyangwa se mu kwezi kwa 11. Mu kwezi kwa 11 nako kubonekamo horoscope ebyiri. Abantu bafite horoscope ya Scorpio baba baravutse hagati y'itariki ya mbere na 21 z'ukwezi kwa 11 bakunze kurangwa n'ishyaka ryinshi ndetse n'imbaraga z'umutima nyinshi cyane. Ni abantu bazi gukunda cyane ariko kandi bakunda umuntu w'ukuri, umuntu bihitiyemo. Bafite imbaraga nyinshi zo kwiyumvira mu bitekerezo kandi bafite kwihangana n'ubushishozi. Ni abantu bafite ibitekerezo byimbitse kandi ntabwo bakunda ibintu byoroshye. Muri uku kwezi kandi kwa 11 kubonekamo ikindi kimenyetso cyitwa Sagittarius. Abafite kino kimenyetso bo mu kwa 11 baba baravutse hagati ya tariki ya 22 na 30 z'ukwezi kwa 11. Aba bakunze kurangwa n'ubwisanzure cyane. Ni abantu baba bashaka iterambere ryihuse, baba bashaka kumenya ibintu byinshi kandi vuba. Babana neza n'abandi bantu, ni abantu b'inyangamugayo, ni abantu bakunda kwigenga cyane kandi bakanatinyuka. Munyemerere turebere hamwe ibintu bitandukanye biranga abantu bavutse mu kwezi kwa 11. Reka duhere ku rukundo cyangwa se uko bakunda. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni abantu bakunda urukundo rwimbitse rurimo ukuri kwinshi n'ubudahemuka. Ni abantu banga cyane abantu babakinisha, ko mu kimwe nabo batapfa gukinisha amarangamutima y'abandi. Urukundo rwabo rugira ubushishozi bwinshi, ruba rushyushye kandi ni rwa rukundo ruba rufite ubusobanuro. Baba bashaka umuntu w'inyangamugayo, bakunda umuntu bagendeye ku mitungo cyane cyane, cyangwa se wa muntu ufite inyota yo gutera imbere. Bakunda kandi umuntu utabeshya. Ikindi kintu tugiye kurebaho ku bantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni uburyo abantu bavutse mu kwezi kwa 11 babana n'abandi bantu mu buzima busanzwe. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni abantu bafite imibanire ifite umwimerere, kubera yuko uko wamusanze uyu munsi n'ejo niko azaba ari. Ni ba bantu badahindagurika cyane. Abantu bo mu kwa 11 kandi ni abantu boroshya ubuzima ariko kandi uba ugomba kubabonera icyicaro cyihariye cyabo. Abantu bo mu kwa 11 ni abantu bazi kwiyumvisha ibibazo abandi bafite ariko cyane cyane bagakunda no gufasha nubwo nta muntu waba uri kubareba yuko bari gufasha. Nimba uri umuntu ugira amanyanga ntabwo uzigera uba inshuti y'umuntu wo mu kwa 11 kubera yuko yanga amanyanga cyane. Baba bashaka abantu bafite ingeso nziza cyane cyane umuntu utabeshya. Ikindi kintu tugiye kurebaho ku bantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni uburyo bitwara ku kazi cyangwa se mu bindi bintu by'ubukungu. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni abantu bakora bucece ariko bagakorana imbaraga nyinshi. Baba bashaka kugaragaza umusaruro ukomeye. Ni abantu bazi gutahura ibitagenda neza ku kazi, by'umwihariko abafite ikimenyetso cya Scorpio. Abantu bo mu kwa 11 ni ba bantu bakunda imyanya ikomeye cyangwa se ka kazi gahambaye, cyane cyane yuko baba bariyubatsemo ubushobozi bwo kugakora. Mu kazi bakunze kurangwa n'ubwitonzi, bakaba abahanga mu busobanuro ndetse n'abantu bazi gushakisha iterambere cyane. Mu bukungu bamenya gucunga amafaranga neza, cyane cyane abafite ikimenyetso cya Scorpio naho Sagittarius bakunze gushora mu bintu bishyashya biba bigezweho. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 kandi ni abantu bakunze guhirirwa cyane n'imyuga irimo ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye ariko bihuza abantu benshi muri rusange. Ikindi kintu tugiye kurebaho ku bantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni ibitekerezo byabo ndetse n'ubumenyi bwabo. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni abantu baba batekereza cyane bakagera kure mu bitekerezo. Ni abantu muba muri kumwe ukumva yuko bafite imitekerereze yihariye. Ni abantu bakunda ubumenyi bwimbitse cyane cyane yiga imitekerereze, psychology, amateka, mu bushakashatsi ndetse n'ubuyobozi. Abantu bo mu kwa 11 ni abantu bafite imitekerereze yo guhanga udushya kandi bakabona ibisubizo abandi batari babonye. Ikindi kintu tugiye kurebaho ku bantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni uburyo bitwara ku muco, inkomoko ndetse n'amateka. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni abantu bubaha umuco ariko kandi bakagerageza kuwusobanukirwa.
ntabwo bapfa kwemera umuco wose ubonetse cyangwa se kugendera ku bintu byose batozwa, babanza gusobanukirwa. Iyo bamaze gusobanukirwa rero nibwo babona gushyira mu ngiro uwo muco baba barabatoje. Ni abantu bakunda kumenya inkomoko ya buri kintu ndetse bakamenya n'akamaro kabyo. Ni abantu bashobora gukunda amateka cyane kuko bakunda ubumenyi bwayo. Ikindi kintu tugiye kurebaho ku bantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni imigendekere y'amarangamutima yabo. Amarangamutima y'abantu bo mu kwa 11, abantu bavutse mu kwezi kwa 11 bagira amarangamutima akomeye cyane ariko kandi atagaragarira buri wese. Ni abantu bashobora gukunda cyane ariko ntibabyerekane. Azabikwerurira ari uko amaze kubona yuko icyizere agufitiye cyuzuye. Abantu bo mu kwa 11 kandi amarangamutima yabo arenga kure kuyo bakugaragarije. Ni abantu ushobora gutuka cyangwa se ukarakaza bakakwereka yuko bababaye, ariko iyo bageze ahantu habonyine noneho bababara kurushaho, bakumva n'uburakari burengejeho. Ni abantu bashobora kwikomeretsa nabo ubwabo, ariko kandi nubwo bashobora kwikomeretsa ni ba bantu nanone bashobora kwiyubakamo imbaraga bo ubwabo bonyine. Ikindi kintu tugiye kurebaho ku bantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni uburyo bishimamo cyangwa se uburyo bidagaduramo. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 n'abantu bakunze kwidagadura cyane cyane bagendeye ku bintu biyumvisha ubwabo mu mutwe ko ari ingenzi, ko babyishimira. Bakunze kwishimira ingendo za kure. Ni abantu bashobora gukunda filime, bagakunda umuziki, wa muziki uba wumvikana neza. Ariko by'umwihariko abo mu kwa 11 bafite ikimenyetso cya Sagittarius ni abantu bishimira cyane kubahwa, gusurwa ndetse no gukora ibindi bikorwa bihuriyemo n'abantu benshi, ariko cyane cyane ari bo bagaragara. Ikindi kintu tugiye kurebaho ku bantu bafite mu kwezi kwa 11 ni imyemerere ndetse n'imyizerere yabo. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 baba bafite imyizerere itangaje cyane. Baba bafite akayunguruzo kayungurura ibitekerezo byabo, bakamenya nimba ikintu bagomba kukizera cyangwa se batakizera. Ni abantu bakunda ibintu by'ubuhanga, ari nayo mpamvu kubizeza ibintu bidafite gihamya ari ukuroba cyane. Bagira ubushishozi bwimbitse iyo bageze mu myizerere. Kera kabaye iyo bagize imyizerere bizerana n'umutima wabo bose kandi bagashyiramo ubutwari n'ubunyangamugayo. Ikindi kintu kiranga abantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni imico mibi ikunze kubaranga. Imico mibi iranga abantu bo mu kwa 11 bakunze kugira ishyari rikabije cyane cyane iyo bigeze mu rukundo, by'umwihariko abafite ikimenyetso cya Scorpio kuko bo bafuhira abakunzi babo cyane. Ikindi kintu kitari cyiza kiranga abantu bo mu kwa 11 ni abantu batinda kubabarira. Ikindi kibaranga kitari cyiza ni abantu bakunze kugira imitekerereze y'ibintu byinshi ariko ntihagire na kimwe bashyira mu bikorwa. Rimwe na rimwe kandi abantu bo mu kwa 11 ni abantu bakunze guhubuka ku buryo bashobora kwicuza ku byemezo bafashe. Abantu bo mu kwa 11 kandi ni abantu baba bashobora kwikunda ku rwego rwo hejuru iyo bitagenzuwe. Ikindi kintu tugiye kurebaho ku bantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni inama abahanga bagira abantu bavutse mu kwezi kwa 11. Inama babagira ni uko bakwiye kwemera ibikomere baba baragize, kubera ko rimwe na rimwe kugira inzika ntacyo bimaze. Ikindi kintu babagiraho inama abavutse mu kwezi kwa 11 ni ukuvuga no kugaragaza ibitagenda neza cyangwa se ibindi bintu bibaremereye. Ikindi babagiraho inama abantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni ukwitondera gufata imyanzuro ihubukiwe. Ikindi babagiraho inama ni ukugira bamwe mu bantu bishingikirizaho kugira ngo babashe kugera ku ntego zabo. Ikindi babagiraho inama ni ugukoresha ubuhanga bwabo basanganywe mu buryo bwubaka abandi bantu, butabagaragariza yuko bakomeye cyane cyangwa se budacisha abandi bugufi. Bamwe mu bihangange bamamaye hano kuri iyi si bavutse mu kwezi kwa 11 harimo Leonardo DiCaprio. Uyu yaramenyekanye cyane nko muri filime ya Titanic yavutse ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11. Harimo kandi Kendall Jenner, uyu yavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11. Harimo kandi Ryan Gosling, uyu ni umukinnyi wa filime wo muri Canada yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11. Harimo kandi Kris Jenner wavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11.
harimo kandi Darakeyo de Lula wavutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11, harimo kandi Whoopi Goldberg wavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11, harimo kandi Gordon Ramsay wavutse ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11, harimo kandi Scarlett Johansson wavutse ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11, harimo kandi Tina Turner wavutse ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11, harimo kandi DJ Khaled wavutse ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11, yarazwi cyane mu muziki wo muri Amerika, harimo kandi Larry King, uyu ni umwanditsi ukomeye cyane, yavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11, harimo kandi Future Rapper, yarazwi cyane mu muziki wo muri Amerika, yavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11, harimo kandi Meg Ryan wavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11, harimo kandi umunyamuziki uzwi cyane witwa David Guetta wavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11, harimo kandi Emma Stone, uyu yavutse ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11, harimo kandi B.O.B, uyu ni umuraperi uzwi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11, harimo kandi Jodie Foster wavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11, harimo kandi umunyamuziki uzwi cyane witwa Miley Cyrus wavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11. Rero niba waravutse mu kwezi kwa 11 uzi cyangwa uturanye n'umuntu wavutse mu kwezi kwa 11, nifurije kugira ibihe byiza. Reka ngusabe gukora subscribe niba uri mushya hano, munyemerere duhure ubutaha. Je nitwa Aimable Niyongira.